mwana uretse gutekereza byinshi mukatekereza inyitorazi akaba yinzi tugambo yagatoki se kahe mwana kuri kona twose batumaze Sinema.com agashoka nabihorera mana nziza akakunyabira Mari ko twari benshi abandi bagiye he simba kubaja ndiko ariko urukona ukuntu isi yabiboha sha ndabona nayidanje niso yakuzanye so yiyi yangenzi yo kora mwana tugira isi yabo turimo tanye kwata ngufuri mukobwa niwo wahiswemo nk'ikimenyetso cy'amaraso aha ku isi baho kohereje akazi kawe no kuyobya urubyiruko kuko nanjye icyo banyohereje gukora ni ukuyoberanya mu bantu
nkabana nabo ariko batazi ko ndi dayimoni, isaha yagera nkabohereza ikuzimu. Rero nawe icyo ufite kwitaho ni ukuyobya urubyiruko, ubundi natwe tukihorera bya nyabyo. Isi tugomba kuyisiga tuyirimbuye yose tuyitwite. Urabizi ko buri dayimoni ryose risigaje igihe gitoya ngo umwami wabo akaturimbura twese. So mukore ibishoboka byose rero ku buryo tutazarimuka twenyine, tuzagira abo turimbukana nabo. Mugende mubayobye kandi mushishikaye bose ku buryo bazaza tuzaribuka turi benshi. Urupfu rwa benshi ruba ari umunyenga sha. Ufunze mu kwezi. Ibinoza? Arijyana ngo ariko nta benzi. Rwose. Baby, what's up? Ladies and gentlemen, stand fire boys. This is the Rockstar Boss, aka for life gangster forever. Yes sir. Munyengoro ni gutyo nivuga wallahi do. Mwigwa mwibaraguza ngo Rockstar ngo naheze hasi ngo nta cyangwa ngira. What the hell is this? You see? See the outfit. Iyi ni shop nshyashya yafunguriwe hano mu Gatega mu karere ka Ngororero bro. Kuba jene bataza hano cyangwa kiri guturuka muri iyi minsi. Icyango kiri guturuka hano muri Clean bro. Muri Clean shop bro. Ikora hano mu Gatega hafi na rompuwe muri metero 10 uzamuka kujya ku isoko. Uhageze ukababura nimero de telefoni yabo ni 079 05 69 335 and then ukiryohera nk'umujene bro. Your name on my screen like a dare I can't ignore. I said I'd wait till morning. Now I'm pacing by the door. Your last text still glows.